impamvu mvuze no kugira ngo numvikanishe ko nta mafaranga nari mfite nsigaje nasigaje amafaranga kunyumva ukomera kuri shati ubukwe ni nko bafashe nkaho ubwawe Irene nubwo bavandimwe nyine ngura ishati impamvu mvuze no kugira ngo numvikanishe ko nta mafaranga nari mfite nsigaje nasigaje amafaranga kuri shati nguramo ishati nziza rero ubwo icyo nashaka kuvuga baranumiye abantu bavuga ati ngo uze ngo wahageze nta kintu ufite nta kintu mfite cyane impamvu wabibye disi uruko yumva Irene none ikindi mageze n'amafaranga afite ukumva soro byabaye ngombwa ko ngomba guparticipatinga mu bukwe nyine kunyumva neza yego ariko nagombaga kwitigira nkajyayo nkaza no kwitaha byose urumva rwose aha ngeze mu bukwe rero ubukwe buragenze neza buranaryoshye neza tugeze umwanya wo kujya mu cyiragatira muri kiliziya urumva muri church ye nkunda ko cyongereza cyane I'm good in English more than Kinyarwanda so ndi mubeberamo gake gake noneho tugeze mu mwanya wo kujya muri church Irene ariko nkuko twinjiye muri church nabonaga batishimye nyine okay bakuntu babishimye ariko shikeneye kuba bafite vibe no mukobwa kiramani haraka vibe natayemo kandi atwedinze cyane ngere mu bukwe mbashaka kugira ngo at least abageni bashimishe kuko bari abantu banjye kugira ngo nanjye inkuru bukwe bizaba intambwe ya mbere kurushimisha sinzi mbe kubyumva kuko agatekereza ibintu byinshi ubona ari gutekereza utuntu twinshi nyine urumva na Miki ariko ateke nkuru yavuga ati bari abantu bajye kubona afite ukuntu ubwo ari muri protocole nako yari mugeni ariko wabonaga ibintu bya protocole nayo bimurimo ushaka nyine ngo byose bigende neza ku murongo urane umuntu utegura ibintu ashaka ibintu yateguye bigenda neza ariko nkajya mureba nkabona disi arabikeneye uko nyumva nyine kuzamutera nyine tuburage nyine iki ngamushimisha shaka kuzirabura nashatse kuzirabura turi mu bantu benshi yaranda ati kanze mvuza akaduru ndavuga ati ariko akaduru kwa ndi kumwe urumva nyine na sheri wanjye arambye ati ibintu by'ubigabanya zoro urana kuntu turakura tugabura n'abasheri bisiriye bugatuma nyine tugabanya kuri za blague urumva ndavuga ati rero aby'akaduru kambireke ndaza gushaka ubundi buryo mushimishamo ugira ko abantu barabizi mu bukwe ngomba gutama akantu ubukwe bwose ko byagenda kose ntibiburira so noneho tuba tugiye rero mu rusengero turinjira muri church twinjira turi kumwe na papa uko nyumva bari ku murongo gutya nandi bari ku murongo tugeze muri church ndabacunga mbona nyine bakeneye ka vibe kandi urabizi nkunda gutanga vibe no kubundira byonyine no kuhatera story bagomba guseka uko nyumva neza ndavuga ati nabwiye babu yatekanye gushimisha abavandimwe uko nyumva neza bari gutanga amafaranga mugango aya magafaranga ndakeka na rusengero bagomba kwesigira urusengero sibyo kuko abantu benshi bavuga ngo nibyo amafaranga Miki ntabwo nibyo amafaranga Miki simbizi aho yari kujya simpazi icyo nzi nuko yayibye nayitorero sibyo amaturo of course ndakibazo naragiye imbere rero Irene ngiyongera ku ngofero irimo amafaranga mageze ikintu nakoze nagize gutya ndafata ndabishakashaka uko nyumva ndayajagajaga ndayatsha uyu munsi n'uwanyu kabisa urumva bakubita stora aho ngaho baranaseka urumva azakahita mvuga ati aya ndayatwaye uko nyumva ndayafata gutya koze nonye iki itanyajugunyamo uko nyumva yajugunyamo hari ukuntu ngiye wite nikubitisha gutya abana nambaga costume nyine akuntu bambaga costume kumva nyine we kugaragara n'abantu batoya twebwe kubita amavuga yigira gutya nyine kumva uragaragara sibyo kubita itananigendera ariko mbaseka bari gukira iki bari guseka uko nyumva neza nanaye babwira ati ndangasha ndatwaye indunya ko muri afdo nabonye bari guseka ayo ntwaye bari baraseka bari banishimye bari nishimye nabereka ahubwo ikibazo ushaka kuba Miki atarambonye neza kuko mbese nshaka kumutera kuko ni inshuti yanjye cyane ariko inshuti yanjye cyane niyo mpamvu wumva ntabwo ushatse kugira urwango rwose ibi byose nabonye banuka ndabizi we ntabwo yaragamije kunukisha ageze kuri rwego